twese twe dutegereje uwitwa Kagarara mu kirori, ariko biza kurangira Kagarara agaragaje ko umuvandimwe we yarozwe aza kwita anicwa mu ijoro ryakeye. Ndagira ngo benshi mu banyarwanda barakomeza kugenda bagaragaza agahinda, barakomeza kugenda bagaragaza amarira akomeza kugenda shoka ku matama yabo, baravuga uti nta kintu na kimwe wakorera umunyarwanda kugira ngo yishime. Uyu mwana w'umuhungu bita Kagarara yagiye akora ibikorwa byinshi, yazamuye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Ninkubwira ngo Kagarara numwe mu bantu bazamuye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda uze kubyumva utyo. Ariko kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda tugeraho aravuga ko Kagarara mu ijoro ryakeye umuvandimwe we yishwe, ariko kandi akanicwa arozwe. Ubwo rero ndaza ko nibaza ikintu cyaje kuba gituma uyu muvandimwe Kagarara aza kurogwa kugeza naho apfuye. Ndagira ngo ku munsi w'ejo mu rugo kwa Debeni mwabonye uko byagenze. Kagarara numwe mu bantu mu by'ukuri bari batumiwe mu gitaramo cyabereye kwa Debeni mu rugo, ariko biza kurangira atageze bitewe n'ikibazo cy'uko nyine yagiye gushyingura umuvandimwe we. Ndagira ngo nkureke ubanze wumve iyi video. Ni video yakomeje kugenda ibabaza benshi, uretse ko tutayishyizemo yose ariko twashyizemo agace gato. Ndagira ngo ubanze wumve video wumva uko byaje kuba bigenda. Uwitwa Kagarara arakomeza kugenda ababaza benshi kugira naho mu by'ukuri akererwa mu gitaramo kwa Debeni cyangwa se muri invitation zari zatumiwe kwa Debeni we mu rugo. Biza kurangira uyu mwana w'umuhungu Kagarara atahageze, ariko reka mbanze nkureke wumve iyi video mu by'ukuri. Uwitwa Debeni ari kuvuga ko Kagarara impamvu yatinze kuhagira ari uko yabuze umuvandi. Nyine umuvandimwe Kagarara yishwe mu ijoro ryakeye, ariko bigirwa ibanga. Byagizwe ibanga, uretse ko benshi bifashe ku myanya ndangakumiro barumirwa mu by'ukuri, baravuga ngo ibyaje kuba biba mu Rwanda tubonye cyakora cyo abanyarwanda baratwiyeretse. Ubwo abanyamahanga benshi bumiwe, abo muri Ghana, Nigeria n'ahandi hose mu by'ukuri, witwa Ashton Small, Ashton Indian ndetse na Ashton Hall mu by'ukuri aho bagiye bagira hose, ndagira ngo bose bumiwe bakimara kumva iyi nkuru y'uyu musore bita Kagarara. Reka nkureke ubundi ubanze wumve iyi video mu by'ukuri, nze dukomeza turebe uko byaje kuba bigenda byose. Yes, Ben, first of all, thank you for inviting mu rugo iwawe. Icyizere gikura cyo inviting abantu bangana gutya iwawe. Dikunda kubi uranze nkunda kuba dikunda abantu inviting abantu, ariko the main purpose y'ibingi byari byo kugira ngo duheshe agaciro umwana wacu w'umunyarwanda Kagarara. Mwagize ngira ngo ababizi bamenye ko yagize ibyago, yafushije umuntu ahagera atinze, ariko mushitsi nawe mukuru wundi, kuko nibaza ko twabashitsi bakuru babiri ari we Asino nawe we yahageze mbere ye. Ndagira ngo wenda benshi baravuga ukagira ngo nyine barimo kuvugira ubusa, ariko reka twibaze ikintu cyatuma uyu mwana Kagarara mu by'ukuri aza kwita ahembwa kwicirwa umuvandimwe we akanapfa rozwe. Umuvandimwe wa Kagarara mu by'ukuri yapfuye mu ijoro ryakeye, ariko ngo Kagarara afite agahinda. Kagarara nyuma yo gushimisha abanyarwanda agafata ninkubwira ngo Kagarara yafashe ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda kugeza kuri aka kanya. Nujya muri Ghana, muri Afurika hose nta gihugu na kimwe kitazi igihugu cy'u Rwanda. Ninkubwira ngo kugeza aka kanya Kagarara uraza kujya muri state Canada, ujya hose ku isi, ni ukuvuga ngo uwitwa Kagarara yamaze kumenyekanisha igihugu cy'u Rwanda. Ariko gutanga ibyishimo ku bantu bamwe batabishaka, ugasanga nyine ni ikibazo ari nacyo gituma showbiz nyarwanda ishobora kutazazamuka ngo igere ku ruhando mpuzamahanga. Niba amashyari yatangiye kurira gutya, ugasanga mu by'ukuri Kagarara bamwe bo mu miryango ye batangiye gukorwamo akazi, batangiye kwicwa vraiment. Ubu ngubu biragaragara neza ko Kagarara nawe aragererewe. Kagarara nimvuga ngo nawe aragererewe ni ugusenga maremare, kuko kugeza kuri aka kanya benshi barakomeza kugenda bibaza impamvu y'umwana w'umusore Kagarara mu by'ukuri yahembwe kuba yakicirwa umuvandimwe we agapfa rozwe. Kugeza ubu rero rata benshi bakavuga uti Kagarara nawe abishe dore imbogo, abishe gogogoro riyoza, barashaka kumuhitana. Ndagira ngo ni ibintu byakomeje kugenda bigaruka n'aba YouTubers bamwe, ni ibintu byakomeje kugenda bigaruka n'abanyarwanda bamwe, wakomeza kugenda ubona mu bitekerezo bakomeza kugenda batanga ku mbuga nkoranyambaga, baravuga ko Kagarara agomba kurya arimenge. Ninkubwira ngo Kagarara aragererewe uze kubyumva ko Kagarara kugeza kuri aka kanya agererewe. Kuko simamye ukuntu Kagarara yaza kuba yicirwa ndakubwira ngo umuvandimwe yapfuye Aribwa bya bindi kugira naho Kagarara akigirayo amarira yashotse ku matama.
Kagarara riranku abari kureba ibiganiro bya Kagarara ari gukora, ndagira ngo streaming za Kagarara ari gukora kuri ubu zitandukanye n'izo yakoraga mbere agihura na Ashton Hall. Ubu rero ndi kwibaza icyo wakorera abanyarwanda kugira ngo mbyukuri baze kuba bashima. Umunyarwanda uramufasha ariko ari kugucukurira icyo kiri buze kuguhamba. Ibi ngibi ndagira ngo ni isomo rikomeye cyane, ndetse byongeye kuzura akari murore, byongera kuzura urupfu rwa Gogogoryoza, byongera kuzura urupfu rwa Dorimbogo. Kubera ko benshi baravuga ngo iyo umwe mu bafite ubumuga bagerageje kuzamuka, hari abarozi, hari inyatsi ziko nyine barabahitana vraiment donc barabahitana, ugasanga ni ibintu bitari gushimisha abanyarwanda, ndetse n'abanyamahanga batangiye kwivovotera bamwe mu banyarwanda. Ni nkubwira ngo abanyamahanga batangiye kwivovotera u Rwanda uze kubyumva utyo, kuko kugeza kuri aka kanya uyu mwana w'umusore Kagarara aragererewe, abarozi bamuri bubi. Ndagira ngo nimba ukunda Kagarara umusengere kuko abarozi baramutega imitego, sinzi nimba ari buze kurokoka uyu mwaka, kuko ibintu biri kumubaho biteye ubwoba cyane. Nyuma yo guhabwa imodoka imwe akanahabwa miliyoni zigera kuri 7,300, simamya ko ayo ari amafaranga mu byukuri yaza gutuma abashobizimani baza kwa mu byukuri babica uyu musaza Kagarara. Kagarara ahawe amafaranga agera ku 500 by'idolari ndetse n'imodoka ya miliyoni 35, ariko amashyari arata mu mitima ya benshi, bakavuga uti ntabwo ari buze arabitunga nkande. Ugasanga ibi ngibi rero nibyo biza gutuma nta munyarwanda bifuriza gutera imbere, uwagateye imbere barashaka kumusenya. Ubwo rero ndagira ngo benshi muraza kwihangana, ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi. Kugeza kuri aka kanya nta kindi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga uretse urupfu rw'umuvandimwe wa Kagarara. N'urupfu rw'umuvandimwe wa Kagarara rukomeje kugenda rubabaza benshi baragererewe, barakomeza kugenda bagaragaza agahinda, bifashe mu myanya ndangakumiro. Uyu mwana w'umuhungu Kagarara, nje no kubivuga biri kuntera agahinda, biratera benshi. Ntabwo ari ninkubwira ngo singe gusa birimo gutera agahinda uze kubyumva, ninkubwira ngo singe gusa biri gutera agahinda uze kubyumva. Nimba nawe uzi kumukunda ucyumviye inkuru, ndagira ngo nyine nawe byaguteye agahinda. Kagarara n'umwe mu bantu narindi gukunda cyane, yakomeza kugenda akora streaming mu buryo buzima, ndetse ninkubwira ngo n'umwe mu bantu bakomeje kugenda bahura n'ibyamamare bitarahura n'undi muhanzi wese mu gihugu cy'u. Ninkubwira ngo Kagarara n'umwe mu bantu mu by'ukuri bari bamaze guhura n'ibyamamare ku isi, nta muhanzi n'umwe mu gihugu cy'u Rwanda urahura n'ibyamamare. Ndagira ngo ubwo ngubwo umunyarwanda iyo uri gutera imbere biramubabaza, buryo dutera imbere bifuza ko twatera imbere ariko ntitubasumbye, bifuza ko twatera imbere ariko ntitubasumbe. Iki kintu ndagira ngo muze kucyumva neza, nyine muze kucyumva namwe mukore analysis, kuko ni check up, kuko ibi ngibi biri kuba noneho byateye benshi ubwoba bakimara kumva ngo batangiye gukora abo mu miryango ye bamuzizikize miliyoni 7,300 amafaranga atanakishyura inzu amezi 5 mu mujyi wa Kigali. Vraiment baraza kwa mu by'ukuri bifuza ko Kagarara yaba ari wa muntu ukomeza kugenda basaba gutyo gusa, ariko nyine nibifuze ko yatera imbere. Ubwo ngubwo iki kintu namwe nyine muze kumbwira ko umuntu aza akavuga yarakaye, benshi mugatangira kugira mutera muri comment uvuga uti biki nibiki. Oya, tujye tuvugisha ukuri, dusasa inzobe. Ubu koko nimba umuvandimwe Kagarara yitabye Imana, ubu niki gikuri Gogogoryoza yaraje akora amahiti, yaraje mu by'ukuri akora hit songs, araririmba, akora mu bitaramo, udufaranga duke yaratangiye kubona, batangiye kumusinyisha ama contract ya miliyoni 50. Mu by'ukuri Gogogoryoza yahise apfira muri Uganda. Ninkubwira ngo Gogogoryoza yapfuye atanageze mu Rwanda uze kubyumva utyo. Uwitwa Dorimbogo nawe akoze indirimbo z'ama hit songs, mu by'ukuri agiye gusinya muri company ya United GB, nawe bahita baramwica. Kagarara kugeza kuri aka kanya nawe n'umwe mu bantu mu by'ukuri bari bagiye gusinya mu ruganda rwa Apple, Gucci ndetse n'izindi nganda zitandukanye. No mu Rwanda hari benshi batangiye kumwaproachinga, ariko akababwira ati mugende gake, mube muretse mugende gake. Ubwo rero benshi mu bahanganiye mu myidagaduro barakomeza kugenda babona baterana imbere, bakavuga uti utembere wowe urwo kwande guturuka mu ntara, ndabona bitoroshye.
ni urwango rwinshi, inzira zigoye guturuka nyine mu ntara, nyine ntabwo byoroshye kuko Kagarara guturuka Rusizi akagera mu murwa wa Kigali, yarangiza mu by'ukuri agahura n'icyamamare guturuka muri state muri Arizona muri leta z'ubumwe za Amerika, witwa Ashton. Ndagira ngo nyine muramuzi mu Rwanda. Uyu munsi nibwo yari gutaha ariko byaje kurangira bitabaye bitewe na Kagarara ibyago yaje kubagira. Ubwo rero benshi mu bakunda Kagarara aragererewe. Kagarara ni nkubwira ngo aragererejwe, uze kuba ubyumva utyo, n'amasengesho menshi ndetse n'Imana kugira ngo imurinde, kuko Kagarara kugeza kuri abarozi bari kumugenza. Ni nkubwira ngo abarozi bari kugenza uyu mwana w'umuhungu Kagarara, uze kubyumva utyo. Ariko rero burya icyo bakora cyose abo bahetazi ntabwo bakwica Imana itagukuyeho, nabo babimenye. Ubundi buriya reka tujye, barakwica ubundi namara kukwica vraiment bya bintu byawe mu by'ukuri ari kurwanya ya masezerano yawe ari kurwana kugira ngo ntasore, ubundi araza kuba abifata. Kuko Kagarara kugeza kuri aka kanya n'umwe mu ba mbere mu gihugu, ninkubwira ngo n'umwe mu ba content creation mu gihugu cy'u Rwanda bari kurebwa na miliyoni 120 na ba Bruce Melody na ba Debe nabo ngabo bavugwa. Ninkubwira ngo muri Afrika n'umwe mu ba content creator Afrika no muri Amerika, kwisi mbega ni kwisi, kuko Kagarara ari kurebwa na miliyoni 120, miliyoni 100. Nyine ni ibintu bidasanzwe mu gihugu. Kagarara yaramaze kugeza idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga rw'isi. Gusa reka twizere ko Kagarara nyuma yo kuza kujya muri Amerika nawe bitari buze kuba bimugendera nk'uko bagenzi be byakomeje kugenda bigenda. Ndagira ngo uwitwa Gloriosa yagiye muri Uganda, ibaze kujya nyine mw'abanyarwanda mwe ni iki koko wakora kugira ngo umunyarwanda yishime? Kujya muri Uganda kujya guperforminga ku 500 gusa bahita bakurabya. Kandi ibi nta nubwo bikorwa nabo mu mujyi, ahubwo niba bahetazi baba baturanye n'aba bakene mu by'ukuri bakumva ngo yazamutse, bakumva ko nyine 500 nta nubwo byishyura inzu mu mujyi wa Kigali. Ariko ubwo rero sinzi ukuntu uyu mwana w'umuhungu Kagarara ari buze kubihandoringa, ari buze kujya mu by'ukuri muri Arizona, akajya Canada, hose ku mugabane w'Uburayi akageraho. Ntibaze ko Imana idufashe. Kagarara nanjye n'umwe mu bantu ndamukunda cyane, ariko Imana idufashe yakomeje kugenda irinda mu by'ukuri Abisiraheli, ize kuba idufasha irinde uyu mwana wacu Kagarara. Kuko Kagarara kugeza kuri aka kanya aragereranyijwe, urebye ukuntu abarozi bari kumugenza biteye ubwoba n'agahinda. Rata makuru akomeza kugenda ngeraho, aragaragara ko mu by'ukuri aho Kagarara turuka Icyangugu ngo niho mu by'ukuri ari kuva bimwe mu birozi by'abahetazi bashaka kumuhitana. Rero barabimuroga, bifata umuvandimwe we. Bikimara gufata umuvandimwe we, apfa arimo gutabaza Kagarara. Kagarara azahagere asanga umuvandimwe ari kuva amaraso mu mazuru, mu myenge. Nyine biteye ubwoba n'agahinda. Ninkubwira ngo biteye ubwoba n'agahinda, uze kubyumva utyo, kuko biteye ubwoba n'agahinda. Ubwo rero muraza kunyemerera ndekera aho ngaho. Reka mbashimire.